twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana nyagasanaga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 12 Nyakanga 2024. Ngamasomo agiye kutwegereza Imana. Isomo rya mbere ni igitabo cy'umuhanuzi Buzeya, umutwe wa 14 umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Isiraheli, garukira Uhoraho Imana yawe, kuko wabejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti, duhanagureho ibicumuro byose, maze wakirikira icyiza. Aho kugutura ibimasaho ibitambo, tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Ashuru ntizongera kudukiza ukundi, ntituzongera kugendera ku mafarasi, cyangwa tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuti uri Imana yacu, kuko ari wowe imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Nzabakiza ubugambanyi bwabo, mbakunde mbikuye ku mutima, kandi sinzongera kubarakarira ukundi. Isiraheli nzayimerera nk'ikime, irabye indabyo nk'iza lisi, kandi ishora imizi nk'ibiti byo muri Libani. Imishwira yayo izasagamba, ubwiza bwayo bumere nk'ubw'umuzeti, n'impumuro yayo imere nk'iya Libani. Bazagaruka bature mu gicucu cyanjye, bongere bashibuke nk'ingano, barabye indabyo nk'umuzabibu, kandi ube ikirangirire nka divayi muri Libani. Efurayimu izavuga iti, ndacyahuriye n'ibigirwamana, ni koko ndayumva kandi nkayitaho, meze nk'umuzonobari utohagiye, ni njyewe ukesha umusaruro. Ninde muhanga ngo yumve ibyo bintu, cyangwa se umunyabwenge ngo abimenye? Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagendwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 51. Nyagasani, akanwa kanjye kazatangaza ibisingizo byawe. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Naho ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nkiri ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Mana yanjye, ndema mu mutima usukuye, maze umvugure mu bitekerezo biboneye. Ntunyirukane mu ntekure yawe, cyangwa unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Aho ugomba kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje neza. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani, akanwa kanjye kazatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo 16 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yezu yabwiye intumwa 12 ati, dore mbohereje nk'intama mu birura. Muraberera inyaryenge nk'inzoka, mube n'intaryarya nk'inuma. Muritondere abantu uko bazabagabiza inkiko zabo, kandi bakabakubitira mu masengero yabo. Bazabajyana imbere y'abatware n'abami ari jye muzira, kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe rero bazabagabiza inkiko, ntimuzakurwe umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga. Icyo muzavuga muzakibona icyo gihe, kuko atari mwe muzavuga, ahubwo ni Roho wa So uzabavugiramo. Umuvandimwe azatanga uwo bavindimwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana we bibuko, bazahinduka bababyaye babicishe. Muzangwa na bose muzira izina ryanjye, ariko uzakomera kugeza ku ndunduro, uwo ni uzarokoka. Niba bahiga mu mujyi uyu n'uyu, muhungire mu wundi. Ndababwira ukuri, ntimuzarinda guhetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ntimuzarinda guhetura imijyi yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataraza. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo watsinze naganze iwanyu. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuturanyi umwe ngo yagiye mu rugo, nuko asuhuje ngo batamwikirije. Arakomeza ajya no ku cyumba yakekaga ko bashobora kuba barimo. Nuko akomanze kuri cya cyumba, yumva umugabo wo muri urwo rugo avugiyemo ati, uburetse kuza, hari undi turi kumwe nawe, uba ugiye kure. Nuko bitewe nuko wa muturanyi yaramaze guhura n'umugore w'uyu mugabo, nuko arirukanka ajya kumubwira ati, yewe wamenye ibyabaye se? Ibiki se?
uzi ko hari umugore uri kumwe n'umugabo wawe kandi bari mu cyumba, umugabo aranyirukanye ngo sinumva ibyo ari kuvugana, nuko umugore aza kibuno mpamaguru ariruka cyane, ako kanya ngo ahita akubita urugi rw'icyumba, nuko ngaho nafora uburyo agiye kunobagura uyu mugore, amukubita impamvu aje gusasa uburiri bwe. Nuko wa mugore ngo aratungurwa, asanga muri icyo cyumba umugabo arapfukamye ari kureba umusaraba, ari gusenga. Hari umuntu turi kumwe, abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko nawe igihe n'igihe uzatungurwa numva ko mugenzi wari kumwe n'undi. Uwo ninde? Uwo ni Yesu Kristo, ugomba kuba uri kumwe nawe nyine. N'igihe nta muntu wundi uhari, icyaduha Imana ukaba uri kumwe na Yesu Kristo. Icyaduha Imana ukaba utashatse inshoreke, indaya cyangwa n'abandi bose ufatiranya kugira ngo abe ari bo baguhoza, abe ari bo muri kumwe. Kuba uri kumwe na Yesu Kristo. Umva, hari itegeko bigeze baduha mu seminari nkuru, ati nyaboneka abavandimwe niba nagushaka bagakubura, byibuze bazagushakire hehe? Muri chapelle, bazagushakire mu kiliziya. Uri gukora iki? Uri gusenga. Ariko se baramutse wa mugani bakubuze, ugasanga bari kujya kugushakira mu ikabare, bari kujya kugushakira mu nzu y'indaya, bari kujya kugushakira mu muhanda, mu mufurege, mu mikokwe, ushyiraho utubazo nka 15. Nawe iyo bakubuze bashaka kugushakira muri kiliziya, mu nzu y'amasengesho. Komeza wibaze, komeza ubyibaze, uri kumwe nande? Uri kumwe na Yesu. Bayoboke b'Imana, amasomo kintu yacu duteguriye araryoshye cyane. Ubwo muri amasomo tujye kuzirikana ku ijambo ryitwa ubuvunyi. Ubuvunyi bw'Imana. Ubuvunyi ngo ni uburyo Imana iyobora isi, Imana iyobora abantu, ikabarinda, ikabarengera, ikabakiza. Ngubwo ubuvunyi natwe turazirikana uburyo Imana tugendana n'Imana, tugakorana n'Imana, Imana ikabana natwe, igambiriye kutugira neza, kuduherekeza, kutwitaho, kutugira neza mu rugendo rwacu. Rero imbere y'ibyago, imbere y'akarengane, imbere y'ibibazo, ujye uvuga uti ko biri kose Imana irahari kugira ngo indengere kandi indenganure. Nuko rero njye nawe tugomba guharanira gucungira ku Mana kugira ngo Imana abe ari itubera ikiramiro. Ubuvunyi mu Mana. Mu isomo rya mbere turumva uburyo bwo gucungira ku Mana, ubuvunyi bw'Imana bwatambutse mu byiciro bitatu. Icyo ugarukiye Imana akora, icyo Imana ikorera uwamaze kuyigarukira, n'icyo uwagarukiye Imana nyine akomeza gukora. Reka duhere ku cyo uwagarukiye Imana agomba gukora, inzira agomba kunyuramo. Umuhanuzi Yozeya arararikira Isiraheli kugarukira Uhoraho, bityo ive mu bicumuro byayo. Isiraheli garukira Uhoraho kuko abajwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti duhanagureho ibicumuro byacu byose. Amen. Ngiye inzira y'umuntu uri kugarukira Imana, ashakisha ubuvunyi bw'Imana kugira ngo ntabe wenyine, kuko icyaha gitujyana mu kato katwaye nyine, maze yegukira Imana by'ukuri. Nuko rero ku nshuro ya kabiri Imana nayo igiye kumwereka ubuvunyi bwayo uwayigarukiye. Imana iti nzabakiza ubugambanyi bwabo, mbakunde mbikuye ku mutima, kandi sinzongera kubarakarira ukundi. Amen, amen, amen. Ngiye imigambi y'Imana igihe cyose twayigarukiye. Hanyuma nk'umuntu wagarukiye Imana koko, Imana ikamushyiraho ubuvunyi bwayo, nawe agira imigambi afata. Ugacukubira n'ibigirwamana, nuko ukagira nk'Umuyisiraheli wese uti ndacyahuriye n'ibigirwamana. Nuko rero nawe ukagendera mu nzira z'Uhoraho, inzira z'ubutungane. Amen. Iyi zaburi nayo iratwibutsa ko umuntu wese wiyemeje gucukubira n'ikibi nta kindi akora usibye gusingiza Nyagasani. Nyagasani akanwa kanjye kazatangaza ibisingizo byawe. Amen. Iyo Imana ikubwiye uvuga ibyayo. Iyo urinzwe n'Imana nanone ukora ibyo Imana ikubwirije. Ivanjiri y'uyu munsi iraduha urugero rw'abashyigikiwe n'Imana mu butumwa. Ubwo Yesu Kristo tumaze iminsi tumwumva atora intumwa ze, ariko akanazituma, akaziha ubutumwa. Turaza kumva ko ubwo butumwa butoroshye, ariko bigombera ko bishingikiriza Yesu Kristo kugira ngo abe ari ubaherekeza. Reka tuzirikane ibintu bitatu biza kudufasha gushyigikirwa na Yesu Kristo, uduherekeje, uturinda kandi uturengera. Icya mbere ni ubutumwa bugoye abahaye, akanabateguza ati mbohereje intama imbere y'ibirura. Ibiragaragaza ubugufi, ubukene bw'abigishwa, imbaraga nke bafite,
ubuto bwabo leur simplicité, ariko bazagira agaciro, bazagira imbaraga bahawe n'Imana, bazagira imbaraga bahawe na Yesu Kristo kuko azakomeza kubaherekeza. Dore kandi ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira. Tubisanga muri Matayo umutwe 28 umurongo wa 20. Assistance, kugira umuntu ugushyigikira, uwo ninde? Uwo ni Yesu Kristo. Imbere y'ubuto bwawe, imbere y'ibibazo byawe, imbere y'akarengane kawe, Yesu Kristo nawe aragusezeranya kujya gushyigikira igihe waretse ubuvunyi bwe nyine bukakwigarurira. Icya kabiri twazirikana muri Evanjiri ni intwaro izo ntumwa zigomba kwitwaza. Icya mbere ni ubwenge, kuba inyaryenge nk'inzoka. Ubwenge bwerekeza ku gushakashaka Imana, kwinjira mu mutima wawe ubundi ugahura n'Imana. Icya kabiri twumvise bagomba kwitwaza n'ubunyangamugayo, kuba umuntu mwiza, umunyamahoro, kudacabiranya no gushaka inyungu zawe wenyine, inyungu zawe bwite, ahubwo inyungu za kiliziya. Ngo ubuvunyi bw'Imana igihe cyose uri guharanira inyungu rusange, burya Imana mu muri kumwe. Icya gatatu gikomeye twazirika muri Evanjiri nibaze intumwa zizahura nabyo: opposition, kwangwa, gutotezwa, kurenganywa n'ibindi byinshi cyane bizabangamira kubajyana mu nkiko ndetse no kubica bitabuze. Ariko uzabinyanga mu bikoze ku ndunduro, Yesu Kristo azaba ari kumwe nawe. Ngicyo Yesu Kristo abasezeranya kugumana nabo, ariko nabo bakabindahemuka. Kubindahemuka, tenir jusqu'à la fin, kugumana na Yesu. Ako kantu mubyeyi, burya ibintu byose wakora utari kumwe na Yesu ntacyo byaba bimaze. Burya ubutumwa bwose wakora n'ubwo wakora bwinshi bwahe, iyo utari kumwe na Yesu ntacyo biba bimaze. Gusigarana na Yesu, nguko kuba indahemuka mu butumwa, nuko buri gihe uri kumwe na Yesu. Waba uri no mu cyumba ukaba uri kumwe na Yesu, waba uri wenyine wibwira ko nta muntu uhari ukaba uri kumwe na Yesu. Igihe cyose ukaba uri kumwe na Yesu kugira ngo akurengere kandi akurenganure. Ngo ubuvunyi bwa Yesu igihe cyose uzajya mu butumwa, igihe cyose uzajya kwamamaza ingoma y'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo gurupe imwe yakundaga gusenga. Nuko rero iza gufata umwe babonaga w'umuhanga wari ubarimo, bamusaba kugira ngo ajya kunonosora amashuri, bityo nagaruka nyine azafashe iryo tsinda gukomera maze arigeza heza. Nuko rero baramwohereza ajya kwiga kure cyane muri ibyo bihugu bya kure. Agezeyo arangije kwiga, amaze kunonosora dogtora ndetse na profesora byose araminuza, arangije kuminuza araheraheza. Nuko ngo agaruka muri ya groupe, ariko cyabababaje cyambere gikomeye nuko atongeye kwikoza ya groupe yamwohereje, ntiyongeye gukandagira ubanza no mu kiza, atarongeye gukandagiramo umuryango wa kiza, ntiyongeye kumenya. Yigumura kuri ya groupe yari yaramutoranyije kugira ngo ajya kubaserukira, arigumura iby'Imana ntiyongera kubikandagiramo. Mbese bamubona bakabona aradohotse atakikoza abandi muri ya groupe. Nuko baza kumugendera baramusura, maze bamubaza impamvu yagiye kwiga, ko bari bizeye ko namenye ubwenge ahubwo azagaruka yigisha abandi. Ariko siko byagenze. Kuki yagarutse asiga apinga, asiga hinyura iby'Imana? Mbese aradohotse mu by'Imana? Byagenze bite? Nuko ngo arababwira ati, niko sha utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Mureke rero mwicare hamwe mbabwire uko byanyendekeye, namwe muraza gutangara. Hirya iyo ugezeyo haba hari umutuzo, wisanga uri wenyine, la solitude. Rero hari ibintu bitatu bihendutse bigura make pe. Rero kubera ko ubuzima buhenze, birangira ibyo bintu biguze. Ibyo bintu bitatu ni ibi: inzoga, divayi iryoshye, itabi ndetse n'indaya. Ibyo bintu ko ari bitatu bihindutse aho ngaho muri ibyo bihugu, umva ku giciro cyo hasi. Rero iyo ugezeyo ubura umuntu wakuvugisha, ukisanga uri wenyine. Bikarangira rero usomye ibyo bitabo ko ari bitatu: icupa ari byo nzoga, indaya ndetse n'itabi. Ukabisoma ukongera ukabisoma, kuko uyumva uri wenyine kugira ngo bikomeze kuguhugiriza utaza kugira ihugwe. Ngibyo rero ibitabo nakomeje gusoma kugeza ubwo nongeye kugaruka. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo wa mugani ugira uti,
science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nguko wagenda ukiga kaminuza ukagira amashuri nanjye kuvuga y'ikirenga za dogtora za professora n'ubundi buhanga bwinshi cyane, ariko niba nta mutima urimo, aho ngaho nawe uri wenyine, ntabwo uri kumwe na Nyagasani. Kudashyigikirwa n'Imana, ubuvunyi bwawe buturuka kuri Kristo. Kumva warangije gusoma ibyo bitabo, Yezu araza gufatira hewe. Usoma Yezu kangahe? Usoma Yezu ryari? Reba nawe ibitabo usoma byaguhinduye nako byaguhindanyije, ukabisoma ukongera ukabisoma ibyo bitabo bitatu ndetse n'ibindi warenzaho. Ariko igitabo cya kane se ugisoma ryari? Igitabo cya Bibiliya. Umwanya uhereze Yezu n'uwuhe? Ni kangahe ujye ufungirana mu cyumba uri wenyine ukagumana na Yezu mwembi? Ongera urebe nawe niyo muri iyi minsi udashyigikiwe n'inzoga, ubuvunyi bwawe budaturuka mu nzoga, ukavunyisha nyine ku nzoga, ukavunyisha mu icupa, ukavunyisha ku ndaya, ukavunyisha mu itabi, ibiyobyabwenge byose. Ubwenge bwaragiye, none umutima wagendeye ko ntugihura n'Imana. Nawe uri wenyine, ninde ugushyigikiye ninde ugushyigikiye? Ongera ibyo bitabo byose urebe niba bitari ibiguhumanya, amahumane vraiment. Tekereza ibitabo usoma urebe niba atari amahumane. Ngaye mahumane ngatubuza kwegera Yezu, ngatubuza kwakira ubuvunyi bwa Yezu. Yezu aradutuma, ariko twebwe twagera mu butumwa tukakira amahumane aho kwakira ihumure rya Nyagasani, ubuvunyi bwa Nyagasani. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nawe kimwe nanjye nitwisanga turi twenyine, upfukame ubwire Yezu uti Yezu ndi njyenyine, ariko njye n'ubuvunyi bwawe. Ngeze mu bihe by'amagorwa, njye n'ubuvunyi bwawe. Ngeze mu bitotezo aho ndashobora kwikura, nkeneye ubuvunyi bwawe. Ngeze mu bibazo na buri bisubizo, nkeneye ubuvunyi bwawe. Aho kujya gushakira ibisubizo muri ariya mahumane, garuka imbere ya Yezu maze wakire ihumure rya Nyagasani, aguhumurize, akuyobore, akurinde, akurengere, agukize ikibi cyose, maze nawe ugumane na Yezu. Udutabare Nyagasani Yezu, tugumane nawe, dukorane nawe, tugendane nawe, dukore icyo ushaka iminsi yose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.